Nshuti mwene data nongeye kukuramutsa nkwifuriza amahoro y'Imana, Imana iguhe umugisha cyane. Njyewe ndi Musoni Flavien, tugeze muri wa mwanya mwiza wo kwiga ijambo ry'Imana, aho turimo kwigana igitabo cy'umugenzi twifashishije umwuka w'ubuhanuzi kugira ngo ubusobanuro bw'iki gitabo buhuze n'ubuzima bwacu bw'uyu munsi wa none. Turi mu gitabo cy'umugenzi rero volume ya mbere, uyu munsi turiga icyigisho cya gatatu gifite titre ivuga ngo abaturanyi ba Mukristo. Mu magambo make, mudakurwa ku ijambo na nyamugirya nino. Mu buzima bwacu dukeneye kumenya uko duhagaze, dusuzumiwe ku munzani, dusuzumiwe ku byanditswe byera, kuko nibyo bifite ububasha bwo gutandukanya icyiza n'ikibi. Kubw'ibyo rero nibyo bikwiye kudusuzuma kugira ngo tumenye uko duhagaze. Reka rero dusenge mbere yuko dutangira. Uwiteka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Wowe waremye umuntu, wowe wamukunze, wowe wamucunguye, wowe ukurikirana ubuzima bw'uyu munsi wa none, wowe ugiye kugaruka kugira ngo umwana w'umuntu umukure mu kangaratete no mu ishavu, wowe ugiye kumuzamura kugira ngo umujyana wari wamugeneye. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ni wowe dukeneye, ni wowe dukeneye gutega amatwi, ni wowe dukeneye ko utubera umujyanama, ni wowe dukeneye ko utubera umwigisha mukuru, ni wowe dukeneye yuko utubera umuganga, ni wowe dukeneye yuko utubera byose. Ngwino rero ubane natwe mu ijambo ryawe, wasezeranye yuko babiri cyangwa batatu aho bazaba bari uzabaha umugisha kandi ukabaha kumva ijambo ryawe. None abagiye gukurikiranira ijambo, Mwami Uwiteka, duha umugisha, uduhe kumva, uduhe gusoma, ariko udushyire mu mubare w'abashyira mu bikorwa ibyo basomye bakanabyumvira. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Nshuti yanjye, nk'uko nabikubwiye, tugeze ku cyigisho cya gatatu, aho tugiye kureba igice cya gatatu, abaturanyi ba Mukristo, mudakurwa ku ijambo na nyamugirya nino. Nkwibutsa yuko iki gitabo gishingiye ku mahame y'ibyanditswe byera yerekana urugendo rw'Umukristo ava mu byaha kugeza igihe azakingurirwa amarembo yinjiye mu bwami bw'Imana. Intambara Umukristo acamo, imitego acamo, gusubira inyuma cyangwa se ibigerageza ahura nabyo, ubutabazi bw'Imana, gutabarwa, iby'Imana imukorera, iby'Imana imuha kugira ngo azagere iyayo amahoro. Ngibyo ibyo dukeneye kwiga kugira ngo agakiza kacu natwe tuba abantu biteguye yuko byanga byakunda bazarokora ubuzima bwabo. Uyu munsi rero tugiye kureba noneho abantu bahagurutse mu rugendo ariko badafite umugambi wo kujya i Kanani, ahubwo bahagurutse mu by'ukuri bajyanye intego yo gusubiza abandi inyuma, yo kugarura abandi. Uyu munsi wa none Bibiliya itubwira ibintu byinshi. Reka dutangize isomo ry'urufunguzo ryacu, Umubwiriza igice cya 10 umurongo wa 15. Bibiliya iravuga ngo imirimo y'abapfapfa ibananiza bose, kuko umupfapfa atazi uko akwiriye kujya ku murwa. Ntabwo umupfapfa bimurimo, nta gahunda agira. Ibintu byo kubwira umupfapfa yuko urimo kwerekera ku murwa w'Imana, urimo kwerekera ku murwa wa Siyoni, ni ibintu bitumvikana. Kubw'ibyo rero imirimo y'abapfapfa ibananiza bose. Mu magambo make, abapfapfa baravunika cyane, ariko byanga byakunda ibyo kujya ku murwa byo ntibazagerayo. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, bazaba baravunitse, baratangiye urugendo ariko ntibazarusoza. Tugiye kureba rero uburyo Mukristo yahagurutse agenda, ariko nyamugirya nino na mudakurwa ku ijambo bamukurikira mu rugendo kugira ngo bamugarure. Ibi rero biratangaje. Reka twinjire mu cyigisho. Abaturanyi b'uwo mugabo basohorwa no kureba uko yiruka, kandi akiruka bamwe bamuseka, baramuseka, abandi baramukangisha, abandi baramuhamagara ngo agaruke. Muri bo hari babiri bagambiriye kumugarura bamuhase. Umwe muri bo yitwaga mudakurwa ku ijambo, undi yitwa nyamugirya nino. Icyo gihe yari amaze kubaha intera, ariko bo bajya inama yo kumukurikira, baragenda. Hashize umwanya muto bamusohoraho, arababaza ati, bagenzi banjye muzanywe n'iki? Bati, tuzanywe no kukugira inama yo kugarukana natwe. Arabasubiza ati, oya, ntibishoboka. Mutuye mu mudugudu witwa Rimbukiro, aho nanjye navukiye. Mbonye yuko ariko uri, kandi hazaza igihe vuba cyangwa kera muzapfirayo muzikwe, mugere hasi y'ikuzimu. Nuko nshuti zanjye, mwemere ibyo mvuze, tujyane. Mudakurwa ku ijambo aramubaza ati,
uti iki? Dusiga inshuti zacu n'ibitunezeza byose mu Kristo. Niko uwo mugabo yitwaga. Aramusubiza ati, ye, kuko ibyo mwasiga byose bidakwiriye kugereranywa n'ibike mu byo nshaka guhabwa kugira ngo binezeze. Kandi mwakwemera kujyana nanjye, ntimusubire inyuma, mwazamera nkanjye, kuko aho njya bafite ibibahaza bigasigara. Nimuze muhinyuze amagambo yanjye. Mudakurwa ku ijambo ati, ibyo ushaka ni ibiki? Bikurekesha iby'isi byose. Mu Kristo ati, ndashaka ibiragwa bitabasha kubora cyangwa kwandura cyangwa kugajuka, bibitswe mu ijuru aho bitabasha kwangirika, kugira ngo ababishaka bazabihabwe mu gihe cyategetswe n'Imana. Ibyo byanditswe mu gitabo cyanjye, niba wemeye kugisoma urabibonamo. Mudakurwa ku ijambo ati, ashwi, kuraho igitabo cyawe, uragarukana natwe cyangwa urarorera. Mu Kristo ati, ndanze, kuko nafashe yasuka. Mudakurwa ku ijambo ati, nuko rero nyamurya ijya nino, duhindukire dutahe. Hariho abibone n'abasazi benshi bameze nk'uyu, kandi iyo bibwiye ibitari byo bibwira ko barusha ubwenge abantu 7 bashobora kuvuga impamvu zo kubihakana. Nyamugirya nini ati, witukana. Mu Kristo uyu mwiza, niba ibyo uvuze ari ukuri, aturusha gushaka ibyiza. Ku bwanjye umutima wanjye unyoshya kujyana nawe. Mudakurwa ku ijambo ati, utiki? Nawe ubuze ubwenge? Nyumvira, dusubire iwacu. Ninde uzi aho uzajyanwa n'umuntu usaze utyo? Subirayo, niho uri bube ugize ubwenge. Mu Kristo abwira nyamugirya nini ati, ahubwo tujyane nyamurya nino. Ibyo navuze biriho n'ibyiza bindi byinshi kandi byabonwa. Nawe niba utabyemeye, soma ibyo muri iki gitabo cyanjye, kandi kugira ngo umenye yuko ibirimo ari iby'ukuri byose bihamwa ko ari koko n'amaraso y'uwacyandikishije. Nyamurya nini abwira mudakurwa ku ijambo ati, nuko mudakurwa ku ijambo singishidikanya, ahubwo ngambiriye kujyana n'uyu mwiza no kujya nsangira nawe ibyo abona. Maze abaza mu Kristo ati, nshuti yanjye nziza, mbese uzi inzira ijya aho heza? Mu Kristo aramusubiza ati, nayobowe n'umugabo witwa mubwirizabutumwa, ngo nkwiriye kwihutira kugera ku irembo rito twerekeye niho turi bubwirwe iby'inzira. Nyamurya nini ati, nuko nshuti yanjye tugende. Bombi barajyana. Maze mudakurwa ku ijambo aravuga ati, jyeweho ndasubira iwanjye, sinshaka kujyana n'abayobejwe batyo b'ibicucu. Maze ndota yuko mudakurwa ku ijambo amaze gutaha, mu Kristo na nyamurya nino banyuraga mu kibaya baganira. Batangira kuganira batya bati, mu Kristo abaza nyamurya nini ati, nshuti yanjye nyamurya nini, uri mugabo ki? Nishimiye yuko wemeye ko tujyana. Mudakurwa ku ijambo nawe iyaba yarababajwe nkanjye n'imbaraga z'ibitaraboneka n'ubwoba bitera, ntaba yatebutse kudusiga ngo atahe. Nyamurya nini ati, nuko mu Kristo, kuko dusigaye twiherereye, ongera umbwire ibyaho tujya, uko bisa, kandi ibyo dukwiriye gukorera kugira ngo tubitunge. Mu Kristo ati, ndashaka kubyibwira mu mutima kuruta kubivugisha ururimi, ariko kuko ushaka kubimenya ndabigusomera mu gitabo cyanjye. Nyamurya nini ati, uratekereza yuko amagambo yo mu gitabo cyawe ari ay'ukuri rwose? Mu Kristo aramusubiza ati, ni ay'ukuri, kuko cyandikishijwe n'itabasha kubeshya. Nyamurya nini ati, uvuze neza, ariko se ni ayahe? Mu Kristo ati, hariho ubwami butazashira uzabamo, n'ubugingo buhoraho tuzaherwa, kugira ngo tuzabe muri ubwo bwami iteka ryose. Nyamurya nini ati, uvuze neza, ariko se ibindi ni ibiki? Mu Kristo ati, nta kurira kuzabayo cyangwa agahinda, kuko nyirabyo azahanagura amarira yose ku maso yacu. Nyamurya nini ati, ariko se tuzabonayo n'abande? Mu Kristo ati, tuzabonayo n'abantu ibihumbi n'inzovu badutanzeyo. Muri abo nta n'umwe ugirira mugenzi we nabi, ahubwo bose barakundana kandi nabera. Bose bagendera mu maso y'Imana, bagahagarara imbere yayo bashimwa nayo iteka ryose. Kurangiza byose mu magambo make, tuzabonayo abakuru bambaye amakamba y'izahabu, kandi tuzabonayo abantu batemaguwe n'ab'isi, n'abatwitswe, n'abagaburiwe inyamaswa, n'abaroshywe mu nyanja, babahora urukundo bakunda
bakundaga nyiri icyo gihugu bose ari bazima, bambaye kudapfa nk'umwenda. Nyamurya nina ati ayo magambo ndayumvise, ibi neza neza byenda kunyica, ariko se birashoboka kubitunga? Dukora iki kugira ngo tubihabwe? Mukristo ati iby'umwami utwara icyo gihugu yabyandikishije muri iki gitabo. Uko ibyo bisobanurwa mu magambo make, niba tubikunda rwose azabiduhera ubuntu. Nyamurya nina ati yewe ibyo biranejeje cyane, twihute cyane, twihute. Mukristo ati simbasha kwihuta nk'uko nashaka, kuko mbuzwa n'uyu mutwaro mpetse. Inshuti zanjye, icyo nari ndimo gusoma uko icyo gitabo, icyo cyigisho kimeze, ariko noneho reka turebe incamake kugira ngo dusobanukirwe neza. Ese twebwe abariho uyu munsi wa none, muri iki cyigisho turakuramo ayahe masomo? Ni ibihe bintu bikomeye Mwuka Wera arimo kumurikishiriza imitima yacu kugira ngo tubyandikeho akarongo? Ni ibihe bintu dukwiye gusigarana cyane muri iki cyigisho? Icya mbere, hari abantu babiri bahagurukijwe no kumugarura, kandi ababonye agira ngo ni abagenzi nkawe. Muri ino minsi nshuti zanjye, hari abantu benshi babatizwa, hari abantu benshi binjira mu nzu y'Imana, hari abantu benshi binjira mu kubwiriza, hari abantu benshi binjira mu kuririmba, ariko inshingano yabo atari ugutuma abantu batera intambwe bajya i Siyoni, ahubwo ari ukugira ngo babagarure. Icyo ni icya mbere. Niyo mpamvu muzabona umurimo w'Imana wugarijwe n'abantu batihannye benshi. Icya kabiri ni uko ubuyobe bwabo bwiswe inama. Yaba Nyamurya nino, yaba uriya mugabo mudakurwa ku ijambo, babwiraga Mukristo bati turagukunda cyane, reka tuguhe inama. Nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire ngo uyu munsi wa none dufite abantu bashaka kutugira inama, ariko birengagije ko ibyanditswe byera ari byo bitugira inama. Mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 3, Bibiliya yanjye ari nayo namwe mufite, iravuga ngo Laodikiya yarabwiwe ngo dore ndakugira inama. Ndagira mbabwire ngo umugaba mukuru w'ingabo z'Uwiteka ari we Yesu Kristo niwe wenyine ufite inama yatugira yo kumenya uko twitwara muri uru rugendo. Abantu batagisha inama ijambo ry'Imana rero bagiye guhura n'akaga ko kwakira inama zibasubiza inyuma aho kubakomeresha urugendo. Kuri mudakurwa ku ijambo, ibyo biratangaje cyane. Gusiga inshuti n'ibinezeza kuri we ni nko gupfa. N'uyu munsi wa none hari abantu benshi bameze nka mudakurwa ku ijambo. Nibyo koko bize amashuri menshi, ni abanyabwenge, bagize amahirwe, ni abatunzi mu mafaranga, bagize amahirwe, ni abanyacyubahiro, bagize amahirwe, ni abantu mu buzima busanzwe usanga ari abantu bifashije, biyubatse, ariko muri bo nta nyota yo gushaka iby'Imana. Muri bo hari ibintu bibiri bibaha umwanya cyane. Icya mbere ni inshuti, bafite inshuti zibubaha nabo bubaha. Icya kabiri ni ukwihorera mu minsi mikuru. Ibi bintu bibiri, kugira inshuti, kugira ibinezeza ukabihoramo, abenshi bituma batafata urugendo rwo kujya ku Mana. Ibi bintu rero abantu bameze gutya, byanga byakunda, abantu bakunda inshuti zabo cyane, abantu bakunda ibinezeza cyane, mu rugendo rujya i Siyoni ntibashobora kuzatera intambwe. Bashobora kuzahaguruka igihe gito bakadukurikira, bakatugenda inyuma, ariko byanga byakunda nibamara kumva tutarimo guhuza mu rugendo bazisubirira inyuma bitahire. Kandi ikindi kintu gitangaje ni uko hano Mukristo yarabasobanuye, baramubaje batari ko se tubwire ibintu birimo kukwirukansa bikujyanye ni ibiki? Arababwira atari ko rero njyewe ibintu bituma nirukanka bibitswe mu ijuru. Njyewe ndimo ndirukanka kubw'ikamba ry'ubugingo, sindi kwiruka nk'utazi yonjya. Mudakurwa ku ijambo rero we yangaga igitabo, yangaga igitabo rwose. Ahubwo nyuma Mukristo yaramubwiye ati niko nyamara mfite igitabo hano cyo kwizerwa. Babwire inshuti zanjye, idini waba usengeramo iryo ari ryo ryose, Bibiliya nicyo gitabo cyonyine cyo kwizerwa niba uri muri uru rugendo. Uyu munsi wa none abantu barimo bariringira abanyabwenge n'abandi bantu bakomeye, ariko nagira mbabwire ngo ikintu cyo kwizerwa dufite cyonyine ni Bibiliya. Mudakurwa ku ijambo barambwiye bati tugusomere Bibiliya, tugusomere iki gitabo, yuko ari cyo kitubwira aho tujya, ko hariho n'umwami wacyo ahari. Arangije ararakara cyane, aravuga ati wikwirirwa ugisoma singishaka. Ahubwo yahise yita Mukristo umwibone, umusazi n'igicucu. Nshuti yanjye, mu nshuti zawe, mu bo mukorana, mu bo mubana, ushobora gusanga harimo umuntu witwa yuko akunda uburokore, akunda gusenga, hari umukirisitu rwose ukabona, ariko igihe cyose Bibiliya igiye kubumburwa yaba mu rusengero agahita atangira kumva ko biri butinde, ibintu by'Imana kumva biri burambirane, ariko akaba
akaba ashobora kureba filime amasaha 5 itarangira, akaba ashobora kwicara kuri stade akareba umupira amasaha 2 cyangwa isaha n'igice. Nshuti zanjye, aba ni abadayimoni babuza abantu ko bafumburirwa ibyanditswe byera. N'uyu munsi wa none, uretse no hanze no mu misengere yacu, mu idini, mu itorero, harimo abantu babona abantu basoma Bibiliya cyane bakatwita bibone, bakatwita abasazi, ndetse bakatwita ibicucu. Muzabibona, hari umuntu wigeze kubwira abantu ngo Bibiliya ngo iyo usomye yose ngo uhinduka umusazi, nyamara ntabwo ari byo. Mudakurwa ku ijambo rero ni umuntu, inama y'itorero ntishobora kumushobora, ntushobora kumugira inama. Yahagurutse ajya mu rugendo bitewe n'ibyo yiyumvamo gusa, ntushobora kumubumburira igitabo ngo umwereke amahame y'urugendo, oya, ahubwo icyaruta yakwisubirira uko yari ameze. Nshuti zanjye, Nyamurya nino arababaje cyane. Ikintu gitangaje cye, Nyamurya nino we yarasigaye. Nyamurya nino arangije abwira mukristo ati ibintu urimo kuvuga biraryoshye, amasezerano ari muri icyo gitabo ndumva aryoshye, ibintu birimo rwose, ibintu urimo kumbwira ndumva ari byo. None yumvaga rwose arimo kuvuga tumva ngewe rwose ndumva najyana nawe. Ndetse ikintu gitangaje cya Nyamurya nino, yakoze n'urugendo ariko ahagurukijwe n'amatsiko gusa. Nshuti zanjye, mu mwanya ndaza kukwereka uburyo Abisirayeli bahagurutse bava mu Egiputa, bahagurutse Imana ibahamagaye ngo bajye i Kanani, nyamara bahagurukana n'abandi bantu bahagurukanyijwe, bahagurutse kubera amatsiko gusa. Uru rugendo rugitangira, urugendo rwo gusenga, urugendo rw'agakiza rugitangira, hahaguruka abantu benshi, ababa bafite amatsiko, ababa bafite impungenge, ababa bafite ubwoba bwo kurimbuka, abo bose barahaguruka. Ariko uko tugenda twegera imbere, tugiye kuzagenda dusiga bake bake, kuko i Siyoni hagomba kuzagera abantu. Nabatangije isomo ryo mu Mubwiriza igice cya 10 umurongo wa 15 rivuga ngo umupfapfa ntashobora kumenya uko bajya ku murwa, byanga byakunda. Nshuti yanjye, niba uri umupfapfa, kujya ku murwa bizakugora, ariko Yesu arahari ngo aguhe ubwenge kugira ngo umenye aho uva, umenye n'urugendo urimo, umenye n'aho ujya, nuko bazakwakira. Nyamurya nino uyu nguyu ni umugabo utangaje cyane. Mukristo yaramubwiye ati nyizera, kandi rwose amagambo ari muri iki gitabo yose ni ay'ukuri. Mukristo arangije, Nyamurya nino aramureba ati uyizera yuko icyo gitabo ari icy'ukuri koko? Turabafite abantu bameze gutya, Nyamurya nino, bakekeranya yuko kuri Bibiliya amasomo amwe barayemera andi ntibayemere. Nshuti yanjye, idini iryo ari ryo ryose waba usengeramo, niba ubumbura Bibiliya mu Itangiriro bakakubwira bati ibi ni byo, wagera mu Kuva bati ibi ntabwo ari byo, ibi byavuyeho bireke, wagera muri Yesaya bati ibi si byo, ariko wagera muri Ezekiyeli nuca mu muriro ntuzashya, nuca hehe Yeremiya nuca mu muriro ntuzashya, amazi ntazagutembana, bagatakubwira ati iri somo ni iryawe. Igihe cyose uzabona idini usengeramo isomo ryo hejuru muri Bibiliya bataryemera, irikurikiye bakaryitabaza kuko riryoshye, ari amasezerano aryoshye, irikurikira rya rindi naryo ugasanga bahise bakubwira ko ryarangiye, bizakwereka yuko iryo torero ritari iry'ukuri. Rero kimwe mu biranga Nyamurya nino, nubwo bari mu itorero, ntago bemera Bibiliya yose ko ari ijambo ry'Imana. Ndetse niyo umubwiye ibintu muri Bibiliya arakubaza ati ariko ibi bintu wizera yuko koko ari iby'ukuri? Turaza kubireba. Mukristo yabwiye Nyamurya nino, aramubwira tumva ndimo ndajya mu gihugu cyiza, nta kurira kuzabayo, nta gutaka, nta kurwara, tuzahabwa amakamba meza, tuzahabwa ikanzu yera, tuzabona y'abarenganyirijwe Kristo. Ariko ibyo byose rwose tuzabiherwa ubuntu. Nimureba mu myumvire Nyamurya nino, yari afite imitekerereze yo gukizwa n'imirimo ye, nyamara Mukristo we yari afite imitekerereze yo gukizwa n'ubuntu kubwo kwizera. Aba bantu babiri ntibashobora kuzagenda. N'ubu niko bimeze mu itorero, dufitemo abantu bazi yuko batsindishirizwa n'imirimo yabo, ariko tukageramo n'abandi bazi neza yuko ibintu byose Imana ibasaba yabitangiye ubuntu muri Kristo Yesu. Nshuti yanjye rero, icyo nagira mbabwire ngiki, kubera icyanga Mukristo yavuze ko mu gihugu tujyamo nta kurira, tuzahabwa amakamba, yasobanuye ibyo bikanzu yera, avuga yuko tuzabona y'abarenganyijwe. Aba barenganyijwe bagahabwa inyamaswa, ndetse kuri paje ya 15 twabisomye neza. Bari abantu ni abantu
barenganyijwe, baratemagurwa, batemagurwa n'ab'isi, baratwikwa, bagaburirwa inyamaswa, barohwa mu nyanja, babahora urukundo bakundaga nyiri icyo gihugu. Aba bantu nshuti zanjye nagira ngo mbabwire, ni abantu b'Imana bapfuye kuva muri 530, bamwe bapfuye mu mwaka wa 68 mu gihe cya ba Pawulo, igihe Nero yicaga abantu b'Imana. Abandi bapfa mu gihe cy'akarengane k'imyaka 10 kamaze mu mwaka 300 kugeza muri 313. Abandi bapfuye bishwe na Roma guturuka muri 538 kugeza mu 1798, imyaka 1260, amezi 42 muzasoma mu gitabo cy'ibyahishuwe, amezi 42 cyangwa se imyaka iminsi 1060 cyangwa imyaka 1260. Muri iyo minsi aba bantu bishwe na Kiliziya, aba bantu bishwe na Roma, babahora kwizera kwabo ko bakunda umwami, bakaguma kuri we, bagatandukana n'inyigisho za Roma, bagatandukana n'imihango n'imiziririzo n'imiterekero by'abaroma b'abapagani bari barazanye muri Kiliziya. Nshuti yanjye rero, byanga byakunda, ikindi kintu kigaragaza ni iki ngiki, aba bantu bagumye ku Mana cyane. Reka nkubwire yuko ikiganiro cya Mukristo na Nyamugirya Nino cyarakomeje. Nyamugirya Nino arangije amaze kubwirwa yuko ibintu byose kuzabibona ibyiza bivuzwe, biriya kuzabonana n'abera twakundaga, abantu bagendera mu maso y'Imana, guhanagurwa amarira, murabona turi mu bibazo byinshi, ibyo byose kugira ngo tubikire, Mukristo yabwiye Nyamugirya Nino ko Imana yabitangiye ubuntu. Rero Nyamugirya Nino arangije yumva biraryoshye, arangije aravuga ati ariko rero twiruke noneho tunahagere vuba. Ariko Mukristo aramubwira ati simbasha kwihuta. Kubera iki? Nyamugirya Nino nta mutwaro yikoreye, ntaramenya ibyaha bye, ntaramenya ububi bwe, ntaramenya uburemere bw'urugendo agiye, ntiyigeze ahagurukijwe n'igitabo, ntiyigeze ahura na mubwirizabutumwa nyakuri kugira ngo amuhe urwandiko, amwereke itabaza aho agomba kujya. We ni umushyushyarugamba mu rugendo gusa. Nshuti yanjye, dufite abashyushyarugamba mu materaniro, dufite abashyushyarugamba mu bitaramo, dufite abashyushyarugamba mu makorari, dufite abashyushyarugamba muri gahunda z'itorero, ariko aba bantu bose bakaba batarigeze bahaguruka muri bo biyumvisemo uburemere. Mu cyigisho nabanje murabyibuka, twabonye ko Mukristo yahagurutse afite ibintu bitatu. Icya mbere, yahagurutse yemera yuko yambaye ubushwambagara, cyo ni icya mbere. Icya kabiri, yahagurutse azi yuko umutima we urimo kumushinja yuko azarimbuka. Icya gatatu, yikoreye umutwaro we. Icya kane, yari afite ibyiringiro by'uko hari aho gukirira hahari, kandi yari afite umuzingo mu ntoki. Nyamugirya Nino ibi bintu byose ntabyo afite, ariko yinjiye mu rugendo, arakomeje. Urumva warashaka yuko anihuta cyane. Kimwe mu bintu biranga abantu batazanywe n'Imana ni uko ibintu by'Imana babigeramo bakumva biri bumara amezi 2, bakumva biri bumara umwaka, bakumva ni ibintu byoroshye ku buryo nibabigeramo birahita birangira, bazabikora n'imbaraga zabo. Ariko iyo bagezemo bikabananira, abenshi bavamo bakavuga yuko ibintu by'Imana bidashoboka kandi bitabaho, n'Imana itabaho. Nyamugirya Nino rero ati twiruke. Mukristo yari kwiruka ate? Afite umutima umucira urubanza. Icya kabiri, Mukristo yari yikoreye umutwaro ushushanya ibyaha, yamaze kumenya ububi bwe n'ubushwambagara yambaye. Icya gatatu, yari afite igitabo kandi yari azi irembo agiyeho. Kubw'ibyo rero uru rugendo rwamusabaga ubwenge kugira ngo atazagira icyo asimbuka. Reka mbabwire inshuti zanjye, iby'agakiza bidusaba ubwenge, si ukwirukanka nk'uko abanyapolitike mu mashyaka birukanka, si ukwirukanka nk'uko ab'isi biruka mu bintu bibakunda. Iby'Imana bisaba kugenda utekereza intambwe yose ugiye gutera. Reka rero twihuta ngira ikintu nkubwira. Mu gitabo cy'Abaroma igice cya 8 umurongo wa 18, Pawulo yanditse ngo iki? Yaranditse ngo mbonye yuko imibabaro y'iki gihe idakwiriye kugereranywa n'ubwiza tuzahishurwa. Nshuti yanjye, uyu munsi wa none tugoswe n'imibabaro, isi irimo iraba mbi, ubuzima burimo buraba bubi, ibigeragezo, amakuba, imiyaga y'imyigishirize itandukanye, akaga. Ndagira mbabwire ngo ibintu byose mo biratwereka yuko isi yamaze gusaza, ibintu byamaze kuzamba. Ariko
ariko byanga byakunda imibabaro y'iki gihe ntikwiye kugereranywa n'ubwiza tuzahishurwa, kuko ndetse umurongo wa 19, kuko ndetse n'ibyaremwe byose bitegerezanya amatsiko guhishurwa kw'abana b'Imana. Amen. Kubw'ibyo imibabaro y'iki gihe ntikwiye kugereranywa n'ubwiza tuzahishurwa. Ikindi, Tito igice cya mbere umurongo wa 2, Bibiliya irambwira ngo iki? Tito igice cya mbere umurongo wa 2, niringiye kuzabona ubugingo buhoraho ubw'Imana itabasha kubeshya yasezeranije uhereye kera kose. Iri somo ryandike muri Bibiliya yawe, urisurinye, ujye uribwira abantu nuhura na ba nyamugirya nino, nuramuka uhuye na ba mudakurwa ku ijambo bakakubwira batari ko se nubwo twagiye mu bintu by'agakiza ubu tugiye kumva tukumva yuko Imana itabaho, tukumva yuko Yesu atabayeho, tukumva ko na Bibiliya ari igitabo kibeshya, mwabigenza gute? Nyamara mujye mugenda gake gake, ntimujye mwumva abantu bavuga nk'uku nguku mvuze, abantu bajya muri no minsi batubwira ko ijuru rishobora kuba ritabaho, Imana itabaho, Bibiliya ari igitabo cyanditswe ngo kitwice mu mutwe. Aba bantu igihe cyose uzahura nabo, uzahura nabo hanze, ariko hari n'igihe uzahura nabo mu itorero, ushobora kuzahura nabo mu nzu y'Imana. Ujye ubabwira amagambo avuga ngo niringiye kuzabona ubugingo buhoraho ubw'Imana itabasha kubeshya yasezeranije uhereye kera kose. Hari ibintu nagira ngo mbabwire bikomeye. Ijambo ry'Imana muri Mariko igice cya 12 umurongo wa 24, iri somo riratangaje. Ese ni iki gitera abantu kuyoba? Ni iki gitera abantu kuyoba? Kuki abantu bayobye? Kuki abantu bayobye? Se mutekereza ko abantu barimo kuyoba bava mu Mana bajya mu bupagani gusa? Oya, abantu bashobora no kuyobera mu nyigisho z'ibinyoma z'amadini ari hano hanze. Icyo nagira ngo mbabwire ni iki? Mariko igice cya 12 umurongo wa 24. Mariko 12 umurongo wa 24, Bibiliya iravuga ngo iki? Yesu yari arimo kuganira n'abantu, arangije arabasubiza ati, aho si cyo gituma muyoba, kuko mutamenya ibyanditswe cyangwa ubushobozi bw'Imana. Nshuti zanjye, igihe cyose umuntu atazi ubushobozi bw'Imana, ntamenye ibyanditswe byera, byanga byakunda azayoba. Waba utarayoba, umenye yuko mu minsi iri imbere ikorosi ry'ubuhanuzi turimo gukata, mu minsi iri imbere tugiye gukata, umuntu udafite ibi bintu bibiri muri we afite akaga. Icya mbere, duhamagarirwa gusoma kumenya ibyanditswe byera. Ni inshingano yawe, si inshingano ya pasiteri, si inshingano ya padiri, si ya bishopu, si inshingano y'umuvugabutumwa kugucukumburira. Ni inshingano yawe gushaka iby'agakiza bigutungira iby'umwuka. Kubw'ibyo rero kandi ikindi cya kabiri najya mbabwire ni ubushobozi bw'Imana. Najya mbabwire ngo umuntu ashobora kuba atazi amasomo menshi yo muri Bibiliya, ariko isomo rimwe amenye akarishakamo ubushobozi bw'Imana, kandi akemera ko ubushobozi bw'Imana bugira icyo bumukorera kuri iryo somo yamenye, uyu muntu azakira byanga byakunda. Kurokoka kwacu no gukira kwacu ntibidusaba kumenya amasomo yose ya Bibiliya mu mutwe, ahubwo bidusaba kumenya amasomo ayo tuzi tukayabonamo ubushobozi bw'Imana n'ubuhangange bwayo. Matayo igice cya 22 umurongo wa 29, Yesu yavuze ngo iki? Yaravuze ngo Yesu arabasubiza ati, mwarahabye kuko mutamenye ibyanditswe cyangwa imbaraga z'Imana. Mu magambo make, icya mbere, umuntu utazi ibyanditswe byera n'ubushobozi bw'Imana azayoba. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, noneho Yesu yarababwiye ngo mwarahabye. Mu magambo make, uretse kuyoba, noneho bazanatakara kure y'inzira cyane. Nshuti yanjye, ndakwingingira ngo Imana ikube hafi kugira ngo wirinde, usabe Imana iguhindure mu Kristo muri uru rugendo, ntitume waba mudakurwa ku ijambo, kandi ikubabarire kugira ngo udahindukanya mu ry'irya nino, kuko ni benshi cyane ba nyamurya nino dufite mu rugendo. Mu gitabo kimwe mfite kinsobanurira Bibiliya cyitwa Ubutumwa Bwatoranijwe volume ya mbere page ya 32, Ubutumwa Bwatoranijwe volume ya mbere page ya 32. Muri iki gitabo umwanditsi yaranditse ngo abantu bamwe baricara bagacira ibyanditswe urubanza. Abantu baricara bagacira ibyanditswe byera urubanza, bakavuga ko iri somo cyangwa ririya ritahumetswe.
ibyo bakabiterwa n'uko ritajyanye n'uko batekereza. Ubu hari amasomo ba Nyamurya nino ba mudakurwa ku ijambo we ntanashaka gusomerwa, oya, ayoborwa na logique, iyo umubangamiye yisubirirayo. Ariko Nyamurya nino we amasomo amwe namwe arayemera, ayandi ntayemera. Nyamurya nino umusomera isomo yarangiza ati hoya iryo ntabwo ndishaka. Ba Nyamurya nino kandi bafite amasomo bagiye bacurika bitewe n'irari ryabo. Jya unywa gake kubw'uburwayi bwawe. Nyamurya nino agahita yumva ko ari akayoga. Nshuti zanjye, ibi ntabwo ariko bimeze. Icyo nashaka kubwira ngiki, muri iyi paje y'iki gitabo bavuga yuko abantu bamwe bicara bagacira ibyanditswe byera urubanza, bakavuga ko iri somo cyangwa ririya ritahumetswe. Ibyo bakabiterwa n'uko ritajyanye n'uko batekereza. Ntibashobora kurihuza n'intekerezo zabo z'ubuhanga n'ingirwabwenge. Abandi nabo bitewe n'impamvu zitandukanye bashidikanya ku bice bimwe by'ijambo ry'Imana. Uko niko benshi bagendera mu buhumyi, bagaca mu nzira umwanzi yabateguriye. Satani yateguriye amadini ibice bimwe bazaza biga byo muri Bibiliya, nibyo bazaza bageraho bagahita bavuga ngo iki gice ntacyo kitumariye. Ibyo ni abambere. Ku buryo uyu munsi wa none ni irihe dini wabona rigenda rigasoma igitabo cy'Abalewi? Reka da. Ni irihe dini wabona rigenda rigasoma igitabo cyo kubara no gutegeka kwa kabiri? Reka da. Barababwiye ko ari ibintu bidafite gahunda. Ni irihe dini rishobora kwicara ugasanga ryafashe umwanya abantu barimo bariga igitabo cya Ezra na Nehemiya, bahita babona ko ari ibintu byarangiye bidafite gahunda? Ni irihe torero rishobora gufata igitabo cyo Kuva bagaturuka ku gice cya mbere biga isomo ku isomo basaba Imana ngo ikorere muri bo, bakageza ku gice cya nyuma cy'icyo gitabo cyo Kuva? Uyu munsi wa none amadini menshi arimo aragenda ahunga ikintu cyabafasha. Niyo mpamvu uyu munsi wa none dufite n'ababwiriza, mu cyigisho cy'ejo narabisobanuye, dufite n'ababwiriza nabo bahunga ukuri bakagenda bakatakata nk'imihanda yo mu misozi. Nshuti zanjye, ibi ntabwo byari bikwiriye. Muri icyo gitabo ubutumwa bwatonejwe volume ya mbere paje 32 baranditse ngo ubu nta muntu wari we wese ufite uburenganzira bwo guciraho iteka ibyanditswe ngo acire urubanza umugabane uwo ari wo wose w'ijambo ry'Imana. Igihe hari umuntu wihaye gukora ibyo, Satani azamutegurira umwuka ahumeka uzadindiza gukura kwe mu by'umwuka. Iyo ufashe Bibiliya ukagira igice kimwe wemera, pasiteri wawe akakubwira ngo iki gice turacyemera ariko iki ntago tucyemera, bishop akakubwira ngo yego tujye mu isezerano rishya ariko iri somo murireke ntabwo ari iryaciri ryararangiye, uzamenye yuko Satani aba arimo kugutegurira umwuka wo kukudindiza mu by'umwuka. Nshuti yanjye, nari ndimo gukomeza mbabwira, hari ikindi gitabo mfite nkunda cyane kimfasha gusobanukirwa Bibiliya cyitwa Abahanuzi n'Abami. Iki gitabo cyitwa Abahanuzi n'Abami banditsemo amagambo akomeye cyane. Baranditse ngo ntabwo gutwara igikombe kirimo ubusa ari byo bidukomerera, ahubwo igikombe gisendereye nicyo kigomba gutwaranwa ubwitonzi. Kubera iki? Ntabwo gutwara igikombe kirimo ubusa ari byo bidukomerera. Umuntu uramutse umuhaye igikombe kirimo ubusa ukamubwira ngo niyiruke, asiganwe n'umuntu ufite igikombe cyuzuye amata. Ese nshuti yanjye, ufite igikombe cyuzuye amata yakwiruka nk'ufite igikombe kirimo ubusa? Hoya rwose. Ufite igikombe kirimo amata azatera intambwe ebyiri, ya mata abone arimo aracubangana, narangiza agende gake kugira ngo amata atabogoka. Ibi bishatse kuvuga iki rero? Nubwo turi mu rugendo, hari abantu bemererwa kwihuta kuko ntabwo bazi impamvu z'urugendo, nta kintu bikoreye, nta mutwaro bafite, nta n'ikindi kintu. Kuri bo urugendo barurimo nk'abantu bitemberera gusa. Niyo mpamvu igihe Nyamurya nino yabwiraga Mukristo ati twirukanke tugende tuhagere vuba, Mukristo yaramubwiye ati rwose kuri paje ya 15 y'iki gitabo simbasha kwihuta nk'uko nashaka kuko mbuzwa n'uyu mutwaro. Rero umubabaro n'ingorane muri icyo gitabo Abahanuzi n'Abami, umubabaro n'ingorane bishobora gutera agahinda, ariko kugubwa neza niko guteza akaga gakomeye mu mibereho y'iby'umwuka. Keretse gusa umuntu nakomeza kumvira ubushake bw'Imana ubudacogora, akereshwa ukuri, naho ubundi kugubwa neza kuzabyutsa kamere iganisha ku gushidikanya. Nshuti zanjye, niba uri muri uru rugendo rw'iby'agakiza ukaba ugenda nta kintu witayeho, ukaba wiruka mu
bintu byose turabafite b'abakristo biruka mu mikino iyo ari yo yose, bakiruka mu minsi mikuru ibonetse yose, bakirukanka kurya ibyo babonye byose, bakirukanka mu kwambara ibyo babonye byose, bakirukanka mu gusoma ibyasohotse byose. Ari abantu birukanka, ariko twe ntitwahamagariwe kwirukanka nk'abatagira ubwenge. Tugenda neza tuzi aho tuva n'aho tujya. Nshuti yanjye, igitabo kimwe cyitwa Abakurambere n'Abahanuzi. Abakurambere n'Abahanuzi, kuri paje 185, aho ngaho basobanuye kuri cya kintu nigeze gusobanura hano, aho Mukristo yahagurutse agiye, arangije ahura n'aba bagabo babiri turimo kwigaho, Nyamurirya n'ino na Mudakurwa ku ijambo. Baramukurikira, ariko mu by'ukuri iyo urebye usanga baramukurikiye bafite amatsiko, bamukurikiye bafite impamvu zinyuranye n'izimujyana. Ibi nibyo nahereyeho mvuga yuko mu bigendanye n'iby'umwuka dufite abantu turimo kugendana, ariko impamvu zacu atari zimwe. Niyo mpamvu uzabona ushyira imbere inyungu z'umurimo, undi agashyira imbere inyungu zo kumenyekana. Ushyira imbere inyungu zo kugira ngo Imana abantu bayimenye kandi bayikunde, undi agashyira inyungu ze imbere zo kugira ngo agaragare, amenyekane, akomerwe amashyi, yubaka izina. Rero ntago tuzahuza, kuko duhaguruka mu Egiputa, duhaguruka mu byaha byacu, igihe duhaguruka mu bujura, igihe duhaguruka mu busambanyi, igihe duhaguruka mu bupagani bwari bwaradutwaye, ntabwo ijwi ryaduhagurukije ryari rimwe, kandi impamvu zaduhagurukije si zimwe. Ni nayo mpamvu hari abatagomba kurangiza uru rugendo. Muri icyo gitabo rero, kuri paji 185, Abakurambere n'Abahanuzi, ni igitabo cyiza gisobanura ibitabo bya Mose. Ni igitabo cyiza gisobanura itangiriro, kuva Abalewi, kubara gutegeka kwa kabiri, kikaza kikagera mu gitabo cya Abacamanza, gutyo. Iki gitabo rero ndagikunda cyane. Baranditse ngo Abisirayeli bahaguruka. Igihe Abisirayeli bahaguruka, murabisoma mu gitabo cyo Kuva, igice cya 14, igice cya 15, ni aho ngaho murashakira. Baranditse ngo maze barahaguruka bagenda n'amaguru. Abisirayeli bari nk'ibihumbi 600, hatabariwemo abagore n'abana. Abenshi b'amoko ataramwe bajyana nabo. Mu magambo make, hahagurutse Abisirayeli, hahaguruka n'andi moko ataramwe, bahagurukana nabo. Muri iyo mbaga yivanze, ntiharimo abahagurukijwe no kwizera Imana ya Isiraheli gusa. Ntihari harimo abahagurukijwe no kwizera Imana ya Isiraheli gusa, ahubwo harimo abantu benshi cyane bifuje gusa guhunga ibyago byari byateye. Ndagira mbabwire ngo abantu bashobora gutinya ibyago bigiye kuba, cyangwa ibyago bigiye gutera cyangwa byateye, bagahaguruka bakajya mu Mana, atari urukundo bayikunze, ari ubwoba gusa. Urugero, ubu muri ibi bihe turimo bya coronavirus, abantu bose barimo barashaka gusoma Bibiliya, barashaka kumenya ubuhanuzi, abantu bose barimo barashaka rwose kumva ibintu by'Imana n'iki. Ariko abenshi ntabwo ari urukundo rw'Imana, ahubwo ni ubwoba. Abantu urimo urababwira yuko isi irimo kwerekera ku musozo, basoma muri Bibiliya bagasanga abanyabyaha bazashya. Umuntu akavuga ati aho gushya uwagerageza nkareba ko narokoka. Ariko mu by'ukuri si urukundo. Haba abantu bahagurukijwe mbere, bahagurukijwe no kwizera. Abo ni Abisiraheli. Nawe ndakwingingira ngo guhaguruka kwawe ube warahagurukijwe no kwizera. Ariko kimwe mu bintu bitangaje, harimo abantu benshi bifuje guhunga gusa ibyago byari byateye, cyangwa se babakurikiye bakanguwe n'iyo mbaga yagendaga, maze bajyana nabo kubera gutwarwa gusa ndetse n'amatsiko. Hari n'abantu bahagurutse kubera amatsiko, baravuga bati bariya abagabo n'abana n'abagore barimo kugendana bari ku mirongo, imbere yabo hari abasaza bagenda baririmba, ubona bagenda bihuta, bakwesa inkweto, bihuta bafite inkoni bose. Ibi bintu ubu ni amahoro. Barangije buriya hari abantu bigirira amarangamutima. Hari umuntu ubona akabona abantu bagiye gusenga, batangiye kuzaza bambara imyenda iteye ipasi, yajya kubona akabona ntugihuzagurika, uteye neza, urugo rwawe rutangiye kugira gahunda. Yarangiza agahita avuga ati nanjye reka mpaguruke, akagira amatsiko. Muzabibona, hari abantu baza mu materaniro baje kureba amatsiko y'ibyo twiga n'iki, yahagera kumva biraryoshye,
abantu bakigisha uburyo nta muntu w'Imana uzahura n'ibibazo. Murabizi ibyo nibyo bibwirizwa bigezweho, ibibwirizwa bivuga ko abadafite diplome bagiye kuzibona, abadafite abagabo bagiye kubabona. Ubu uyu munsi wa none dufite abantu benshi bahagurukijwe n'amatsiko gusa, abandi bahagurutse bitewe no gutwarwa. Iki gitabo ndimo gusoma, iri tsinda ry'aba bantu ryakomeje kubera Abisiraheli intaza n'umutego. Reka mbabwire inshuti zanjye, umuntu wese urimo kuntega amatwi asaba Imana ngo imufashe abe yarahagurutse afite impamvu imuhagurukije. Ese waje kubera iki? Hari abantu bahagurutse batangira urugendo kuko babonye abagabo batambutse, haravuga ati muri iri torero sinzaburamo umugabo. Hari abantu babonye urugendo rutangiye, baravuga batumva iri torero ntago nariburamo akazi, iri torero ntago nariburamo kumenye, ririmo abantu benshi bazwi b'ibikomerezwa. Ariko nshuti zanjye, wahagurutse ujyanwa n'iki? Yesu abantu mu gihe cye ngo mwajyanywe n'iki mu butayu? Ese n'iki cyaguhagurukije nshuti yanjye? Rero nyamurya nino na mudakurwa ku ijambo barahagurutse bakurikiye mu Kristo, ariko nshuti zanjye impamvu ibahagurukije itandukanye n'ihagurukije mu Kristo. No mu rugendo bazahora basigana, ntago bagendana. Ibi biratangaje cyane. Hari igitabo nababwiye nkunda kwifashisha cyitwa Kugana Yesu. Kugana Yesu ni igitabo cyerekana uko umunyabyaha yihana, uko ababarirwa, uko umunyabyaha atangira urugendo rwo kugira ngo amenye yuko yakiriye agakiza by'ukuri. Iki gitabo nababwiye yuko utakibona ashobora kumbaza nkamubwira uko yakibona. Kugana Yesu ni umutwe, ni icyigisho cya 12. Mu cyigisho kivuga ngo uko gushidikanya kwagenzwa. Hari benshi cyane abatagira ubukristo, abatangira ubukristo. Hariho benshi cyane abatangira ubukristo bahagarikwa imitima rimwe na rimwe no gushidikanya. Hariho ibintu byinshi byo mu Bibiliya bitabasobanukira. Ibyo rero Satani akabikoresha kubaminjagira mu igitekerezo cy'uko ibyanditswe bitahumetswe n'Imana. Bakabaza bati inzira y'ukuri nayibwirwa n'iki? Niba Bibiliya ariyo jambo ry'Imana koko, ni iki cyambatura muri ibi bitekerezo byo gushidikanya no kujugira binsabye mu mutima? Inshuti zanjye, aya magambo yanditse kuri page ya 52 y'ako gatabo. Mu magambo make, gushidikanya umuntu ahagurutse urugendo bishobora gutuma umuntu ageraho akanashidikanya Bibiliya, kandi nanone igihe kikagera akanashidikanya yuko Imana ifite itorero ry'ukuri kandi Imana iyobora abantu mu kuri, bitewe nuko muri Bibiliya hari bitamusobanukira. Ariko iki cyigisho kiratubwira iki? Nshuti zanjye bene data, ndabinginze, saba Imana igukuremo imitima ibiri, saba Imana iguhe kubaka ku ijambo ryayo, saba Imana iguhindure kugira ngo we kuba mudakurwa ku ijambo, wemere ijambo ry'Imana rigukure mu by'ubuzima. Iri jambo ry'Imana rigufashe kugira ngo ugire aho uva n'aho ujya. Kandi ikindi ngusabira gikomeye, ndasaba Imana ngo ikurinde kuba nyamugirya nino. Ubu umuntu wahagurutse uz'urugendo udashobora kurukurwamo n'indi mpamvu iyo ari yo yose. Erega umuntu watangiye urugendo azi impamvu imuhamagaye, ntabwo yakurwa mu nzu y'Imana yuko bamubangamiye. Ntabwo wava mu nzu y'Imana kuko umudiyakoni yagupinze, kuko wagiranye ibibazo na pasiteri. Ntabwo wava mu nzu y'Imana kuko abo mwagendanaga bagusebeje. Ntabwo wacika mu nzu y'Imana. Niba waratangiye urugendo ari Imana iguhagurukije, uzarusoza byanga byakunda. Mu gitabo cy'Abaheburayo igice cya 11:8 najya mbabwire ngo ni ngombwa, uru rugendo turimo ni urugendo rwiza, ariko mujye mwibuka yuko tutaragera aho twasezeraniwe. Nibyo koko wavuye mu bupagani winjira mu itorero, ugiramo amahoro, ugiramo umutekano, ugiramo umutuzo, ariko ntabwo mu itorero ari iwanyu. Ukwiye kuba mu itorero ijuru rikuri imbere, ubona yuko hari umudugudu Imana yubatse ku mfatiro. Mu magambo make, itorero ribereyeho kuruhukiramo, gutoza no kwigisha abantu bazajya mu mudugudu wo mu ijuru. Niyo mpamvu kuvuga ngo uzajya mu ijuru nta torero ufite, nacyo ni ikinyoma. Abaheburayo 11:8, kwizera niko kwatumye Aburahamu yumvira Imana imuhamagariye kujyaho yaragiye kuragwa, nuko agenda atazi yajya. Kwizera niko kwatumye aba umusuhuke mu gihugu yasezeranijwe, akaba nk'umushyitsi muri cyo, akabana mu mahema na Isaka na Yakobo,
abaraganywe nawe ibyo yasezeranijwe. Murongo wa 10 niwo nashakaga, kuko yategerezaga umudugudu wubatswe ku mfatiro uw'Imana yubatse ikawurema. Amen. Nshuti zanjye, ndagira ngo mutegereze umudugudu wubatswe ku mfatiro uw'Imana yubatse kawurema. Ntabwo twatangiye urugendo ari igipindi. Uzahura n'abantu benshi bakubwira ko aho ujya hatabaho, ariko Imana yasezeranye. Tito 1:2, tutegereje umugisha, dutegereje ibyiringiro, dutegereje umudugudu Imana itabasha kubeshya yasezeranye, kandi uwo mudugudu tuzaboneramo umunezero, agahinda, imibabaro n'ishavu bizigizwayo. Abantu bahowe Imana bagahorwa ukuri kwayo nabo bazaba bahari baririmba. Nkwifurije kuzaba turiyo. Imana iguhe kuba mu Kristo nyawe, mu izina rya Yesu. Amen. Data uhoraho, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Ijambo ryawe riradutsinze. Twatangiye urugendo tutazi iyo tujya, ariko wowe uracyaduha amahirwe yo kugira ngo dutangire. Duhe gutangira urugendo mu mitima yacu. Uturinde kuba abamudakurwa ku ijambo, ko ijambo ryawe rigomba kudukura ku byo twibwira, kandi uturinde kuba abanyamugirya nino, kuko urugendo rwawe abafite imitima ibiri batazabasha kurugenda. Uduhe umutima umwe wo kugira umutima werekera i Siyoni. Uturinde gucibwa intege n'ibyo turimo kubonera muri uru rugendo, ahubwo ibitekerezo byacu bibe ku hazaza hacu, ku musozo w'uru rugendo. Tubisabye mu izina rya Yesu. Amen.